Halo, nizere ko mumeze neza abakunzi banjye, amazina yanjye ni Muza nk'uko bisanzwe. So uko nyine uko ndi hano nuko nishimiye kuba ndi kumwe namwe basuza kandi nanabifuriza amahirwe n'imigisha myinshi. So rero tugiye kuvuga ku nkuru y'urukundo, inkuru iryoheye amatwi buri umwe wese yumva akavuga ati So rero habayeho umusore witwaga Eric wakundaga umukobwa witwaga Aline. Uwo musore bahuriye ku ishuri batangira kuba inshuti. Uko iminsi yagendaga yicuma, Eric atangira kubona Aline ari umukobwa mwiza kandi agira umutima mwiza akunda gufasha. Nuko uko iminsi yagiye yicuma batangiye kuba inshuti bakajya baganira. Umunsi umwe bari gutembera ahantu basukirana mu ishyamba hatuje baraganira, nyine bumva ahantu hatari urusaku. Umukobwa atangira kubwira Eric amubwira ko amukunda cyane kandi yifuza ko bazabana bakazabyarana ahungu na kobwa. Eric aramubwira ati tuza uri uwanjye aka kanya no mu bihe bizaza, kandi niyo twanapfa tuzongera tuvuke bundi bushya n'ubundi tuzaguma tubana. Ubwo uko bagendaga bagumya kuganira bitegereza mu kirere bareba mu ishyamba nyine ahantu hari umuyaga umeze neza utuje, umukobwa Eric aramubwira ati Aline mukobwa nkunda, ndagukunda kandi nzakora buri kimwe kubwe kugira ngo tuzagumane. Aline aramubwira ati nta kibazo urukundo rwanjye, kandi igihe cyose ndiho nzaharanira kukubona nyine gukora buri kimwe cyose kugira ngo uhore wishimye. Ubwo niko amasaha yari ari kugenda ashira buri kugenda bwira. Nuko mu masaha ya nimugoroba nyine bavuye mu gutembera, aho bari batembereye muri iryo shyamba, buri wese yari afite akagare kiwe. Umukobwa ajya ku igare n'umusore ajya ku rindi, batangira gutembera ibishanga baganira bumva akaririmbo keza kari kagezweho. Ubwo ngubwo bageze imbere ho gato aramubwira ati uretse gatonya, aramubwira ati nshaka ko uri kubona twatembereye twakoze buri kimwe ndi kumwe nawe, ariko hari ikintu nshaka kuguha. Nibwo Eric yaciye bugufi akoramo impeta nziza ya diyama ihenze. Aramubwira ati se wakemera kubana nanjye? Aline aramubwira ati nta kibazo. Nuko akimara kumusaba ko nyine yazamubera umugore, Aline arangije aramubwira ati iyo ndi kumwe nawe numva ntuje kandi meze neza. Umukobwa nawe araseka cyane aramubwira ati nanjye iyo ndi kumwe nawe mba numva nuzuye, iyo ndi kumwe nawe mba numva ndahatekanye kandi umutima wanjye ukomeza gutera. Nuko umusore agomeza kumuyambira anamusoma cyane amubwira ati nidusoza mu masomo tugomba kubana. Ubwo ngubwo Eric yigaga mu mashuri makuru mu wa gatandatu segonderi, Aline ari mu wa gatanu segonderi. Ubwo umusore yarashoje abona akazi aragumya akorera amafaranga. Aline nawe akomeza kwiga ajya kaminuza, bose basoza kaminuza. Umunsi umwe rero igihe cyo kubana kigeze, Aline aramubwira ati gukunda umuntu ni ukumwitaho igihe cyose ababaye kandi akakubona. Ubwo ngubwo ukamuba hafi ukamuhumuriza. Gukunda nyine urukundo si amagambo ahubwo ni ibikorwa. Eric nawe aramusubiza ati kandi gukundana no kwizerana no kubahana no kudatererana mugenzi wawe ari mu kibazo. Ahantu hose agukeneye kuba ugomba kumuba hafi kandi akakubona. Eric aramwenyura ati kandi ukwizerana no kudatererana udatererana uwo muri kumwe. Nyuma y'igihe Aline yabwiye Eric ati urukundo nyarwo si amagambo gusa, ni ukwita ku muntu
no kumuba hafi igihe cyose agukeneye. So rero inkuru yacu naho igarukiye, ndi kumva nyine harimo ijambo rikomeye ugomba gukuramo. Biriya bintu byo gukundana ngo ku mafone n'ibiki byose, gukundana, inkuru nyine gukundana no kwita ku muntu igihe cyose agukeneye ukamuba hafi kandi sumutererane no mu bibazo. Iyo niyo nkuru y'urukundo yanjye. Nimba mwumvise iryoshye muzambwe dukomeze na part 2. Ndabakunda cyane, bye bye.